Turabasuje ndetse tubahaye ikaze mwese mukurikira gahunda za Lemigo TV. Uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda, amakuru agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Bamwe mu Banyarwanda baba mu gihugu cya Afrika y'Epfo baravuga ko nibwo nta munyarwanda urahohoterwa mu gihe imvururu hagati y'abene gihugu n'abanyamahanga zikomeje bafashwa kugaruka mu Rwanda. Naho ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB kiravuga ko nyuma y'imyaka 2 hashyizweho itegeko ryo kubona amakuru na n'ubu ritarubahirizwa uko bikwiriye. Dukomeje no hanze y'u Rwanda mu gihugu cya Libya, amashusho atagenzuwe yashyizwe ahagaragara yerekana abarwanyi ba Islamic State barasa abakristo 30 b'Abanyethiopia baherereye muri icyo gihugu cya Libya. Dukomeje no muri icyo gihugu cya Libya, abayobozi bo muri icyo gihugu baramagarira igihugu cy'Ubutaliyani kubafasha mu gihe iki gihugu gihanganye n'ubwiyongere bw'abinjira bitemewe n'amategeko muri iki gihugu. Ikaze amakuru ku buryo burambuye. Bamwe mu Banyarwanda ba mu gihugu cya Afrika y'Epfo baravuga ko nubwo nta munyarwanda urahohoterwa mu gihe imvururu hagati y'abene gihugu n'abanyamahanga zikomeje bafashwa kugaruka mu Rwanda. Ni mu gihe muri iki gihugu abene gihugu bakomeje guhutaza abanyamahanga batwika amaduka no kubatoteza mu buryo bunyuranye. Umwe mu Banyarwanda ba mu mujyi wa Durban, umujyi wari umaze iminsi ugaragaramo urugomo rukorerwa abanyamahanga, yabwiye Lemigo TV ko kuva kuri uyu wa mbere mu gace abamo ubuzima busa n'ubwagarutse. Kagabo Patrick, ubusanzwe wiga muri kaminuza ya KwaZulu Natal, yavuganye na Innocent Muvunyi ku murongo wa Skype atangira amubwira uko byifashe aho aherereye. Hano South Africa byo hohoterwa ryo rirahari, cyane cyane ku bantu bari mu location usanga bahohoterwa barimo barapfa, bitwaje ngo batwara abandi akazi, ibintu nk'ibyo mbese bidafatika. Ni bande barimo kubahohotera? Urebye n'abene igihugu, abazuru, angaha abazuru rwose bitebeni babasaze. Umuzuru avuga ati ntashaka umuforena, cyane cyane byatewe n'uriya mwami wabo wasobaye nk'ubakangura, avuga ati ndaza mu mujyi nkayoberwaho nacaga simenya aho ngeze, none rwose mugabanuke hano. None asangana ibyo bintu bitwaje. None muri community y'Abanyarwanda byaba byifashe gute nkamwe mubaho Durban? Twebwe Abanyarwanda benshi uratwebwe ubundi twe tuba mu mujyi, nta munyarwanda wasanga kenshi na kenshi inyuma y'umujyi, keretse bamwe na bamwe wenda, ariko abenshi majorite tuba turi mu mujyi, usanga turi hamwe tumenya amakuru ya buri wese, ariko uri mu giturage ntabwo dushobora kumenya ibyo kuko ntabwo yakugeraho, ntabwo apfa kukugeraho, ntabwo biba byoroshye. Aho Durban wewe ubwawe waba wariboneye abanyamahanga bahohoterwa? Nayibonye rwose si imwe, gusa ahangaha ho bagerageje gusa nk'abaduhohotera ko twe turi mu mujyi ahangaha. Umunsi umwe twigeze guhangana nabo turabakubita, baragenda ko twari benshi. None wambwiye ko uri umunyeshuri, ubu ngubu activities zirakomeje, ibikorwa mujya ku ishuri nta kibazo? Guhera uyu munsi kuva ejo abantu barimo barakora bisanzwe, urabona ko umujyi ntabwo uri kwayati cyane nk'uko byari bisanzwe mu minsi iri imbere. Urabona basubiye muri mudu kubera ko basa nk'abantu bari kubishyira hasi, abayobozi bahagurutse, ibi ntabwo ari byo. Nabo ubwabo n'aba South Africa nabo babona ko bari gukora amakosa, basa nk'abagenda gakeya. Ubu ngubu tuvugana mu kanya bashobora kuba bari mu nama, umwami yari yabahuje abasobanurira uburyo atari yabwiye ngo bicane, ahubwo bari kugira ngo barebe uburyo bavanamo abanyagihugu, abayitaranje bagabanuka, atari ukwicana gutyo. None nk'aho ubu ngubu wababashije kugera ku ishuri? Ubu ngubu nimugoroba rwose ndajyayo, ndamugoroba ndajyayo, ariko mu minsi ishize ntabwo twajyagayo kubavuga se n'ingenda batavuga ati dore wa munyamahanga, dore wa wundi, kumufite ubwoba. Ariko ubu nta kibazo, turaza kujyayo kuko barimo baradukangwa no kwishuri, baduhamagara muze ku ishuri gutya, byarangiye ntabwo bizongera, bakadusaba imbabazi nyine tukabyumva, nta kundi babigenza. Wari umaze igihe kingana iki utajya ku ishuri? Iki cyumweru cyose, iyi weekend yose kuva Monday, ntabwo umuntu yakoraga ibyo abonye, ntabwo yavaga hafi yo mu rugo, kuko Monday nibwo baje bataka umujyi. Mbere bakundaga kwicira abantu mu giturage,
ariko noneho mande bari baje mu mujyi barataka imirwano iranakomera cyane. Niyo byagenze gutyo ntabwo uba ukigiye ku kazi, wirirwa aho ngaho nimugoroba ntujye ku ishuri, mbese ukumva ntutuje ukavuga ni time n'aha ngaha ndi bahansanga, ugasanga ntabwo bimeze neza muri make, ukumva ntutuje nyine, ukumva ndaraguhamagara ati njye ndi mu nkambi. nk'ubu hari abanyarwanda baragiye mu nkambi hirya iyo ngiyo, abandi bahungiye hariya muri za katedrali irabafata ibajyana mu mashelita aho babasha kubagaburira ngo barya rimwe gusa, barya nimugoroba, mu gitondo babahaye breakfast ariko nayo idafite ingufu, ugasanga nta kundi. Nari nkubajije ngo abo banyarwanda babyanwe mu nkambi ninde urimo kubitaho? Abantu babitaho ni ukuvuga ngo nk'aho baba bagiye mu nkambi abo ntabwo dupfa kumenya ibyabo, ahubwo nk'abari aha ngaha bari bavuye mu giturage bakaza bakaba muri izi mu mashelita, ni eglise bitaho, ikabaha icyo kurya, ikabaha n'icyo kunywa. None ubu ngubu nuza gusubira ku ishuri urajya muri bisi isanzwe, urumva nta mpungenge ufite z'umutekano wawe? Turajya muri bisi bisanzwe kuko n'abanyeshuri bagenzi bacu bavuga ati rwose tugende rwose mutubabarire, ni abantu baturutse hirya no hirya, baturutse hanze, ugasanga nabo babona ko dusigaye ntabwo tukibisanzura nka mbere, tuvuga ati nubwo turi kumwe ndabazi, ugasanga agatima turagafite, twumva natwe turanarakaye rimwe na rimwe, ukavuga ese umwebwe muratwanga ibintu nk'ibyo. None ko hari amakuru twari twabashije kumenya yuko bimwe mu bihugu byatangiye kuvana abenegihugu babyo aho ngaho Pretoria, Durban na Johannesburg, hari ikintu ambasade yaba irimo kubafasha? Ni ukuvuga ngo abanyarwanda twebwe turi hano abenshi bari mu mago, ahubwo hari abari bagerageje kuba bagerayo kuri ambasade, wenda bo bariyo, ntabwo tuzi information zabo neza, gusa twebwe nta gahunda dufite yo kujyayo kuko turabona nta kibazo, gusa bikomeje twajyayo kuko bari kugerageza uburyo bishyira mu buryo, gusa bikomeje ni time twajya kuri ambasade. Uwo yari Patrick Kagabo, umunyarwanda wo mu mujyi wa Durban muri Afrika y'Epfo, akaba n'umunyeshuri muri kaminuza ya KwaZulu Natal, yavuganaga na Innocent Muvunyi ku murongo wa Skype ku kibazo cy'abanyamahanga barimo guhohoterwa. Gusa hari bamwe mu banyarwanda batuye mu bice by'icyaro yatubwiye ko bajyanwe mu nkambi. Turacyagerageza kuvugana n'uhagarariye u Rwanda muri Afrika y'Epfo ngo twumve icyo baba bateganyiriza abanyarwanda bajyanwe mu nkambi. Imvururu hagati y'abenegihugu bahohotera abanyamahanga mu mpera z'icyumweru gishize zari zimaze guhitana abantu 6. Naho dukomeje mu yandi makuru, ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB kiri muri gahunda yo gusobanurira inzego zitandukanye ibikubiye mu itegeko ryerekeye kubona amakuru. Ni itegeko iki kigo kivuga ko ritarashyirwa mu bikorwa ku rwego rushimishije kuko yaba ari abanyamakuru, abaturage n'abayobozi baracyaryica kandi ari bo ryashyiriweho. Kuri uyu wa mbere iri tegeko ryasobanurira abanyamategeko batandukanye. Inkuru twateguriwe na Fulgence Hakizuwera. Ni itegeko numero 4 agakoni 2012 ryo kuwa 8 Gashyantare umwaka wa 2013 ryerekeye kubona amakuru. Muri ryo harimo gutuma abaturage n'abanyamakuru babona amakuru yo mu nzego za leta. Hashize imyaka 2 iri tegeko ritowe, ariko benshi mu baturage ntibazi ko ari uburenganzira bwabo ubwo kurikoresha babaza abayobozi amakuru atandukanye, bakeka ko ari ry'abanyamakuru gusa. Abanyamakuru bamwe nabo ngo barikoresha nabi mu kwaka abayobozi amakuru, ndetse na bamwe mu bayobozi bakaryica bagendeye ko hari bitemerewe gutangazwa byemerwa n'iri tegeko, nyamara ntibabwire abashaka ayo makuru ko bitemewe, bityo bakaba bararyishe mu buryo batazi. Nyuma yo guhugura inzego zitandukanye z'ubuyobozi kuri ryo, kuri ubu ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB kiri kuganira n'abanyamategeko kuri ryo. Gerard Mbanda ushinzwe itangazamakuru mu kigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB avuga ko gutanga amakuru bikwiriye kuba umuco kuko ngo ibikorerwa abaturage si ibanga. Ubundi gutanga amakuru biba mu muco, biba mu muco kumenya yuko ibyo ukora hari ukuntu abantu biyumvisha yuko ibyo bakora byose bigomba kuba ari amabanga, bitagomba kujya hanze. Icyo rero nicyo abantu iri tegeko rikwiye kugaragaza ko ibintu byose bikorwa cyangwa se bikorerwa abaturage ntabwo bigomba kuba ari amabanga. Mu by'ukuri urebye nko mu nzego nyinshi cyane cyane z'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, ahubwo byinshi abayobozi nibo bakabaye bashaka itangazamakuru kugira ngo banababwire ibyo bakora, kugira noneho n'ababikorerwa nabo bashobore kumenya ibyo bakorerwa aho bigeze nuko bigenda. Imyaka 2 iri tegeko rimaze rigiyeho, urwego rw'umuvunyi
ngo rumaze kwakira ibirego 17 harimo 15 by'abanyamakuru barega bamwe mu bayobozi kubwo kubima amakuru na 2 by'abanyamategeko bunganira nabwo abarezi ababimye amakuru. Jaime Kajangana ukuriye ishami rishinzwe kugenzura imyitwarire y'abayobozi bakuru no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'iri tegeko mu rwego rw'umuvunyi avuga ko bamwe mu bayobozi banga gutanga amakuru bagira ngo ntibyemewe, ariko ngo basobanurirwa iby'iri tegeko bakayatanga. Benshi burya hari n'abadatanga amakuru kubera impungenge z'uko bibaza ko wenda ibyo basabwa batemerewe kubitangaza. Wabereka rero ko itegeko hari umurongo ritanga, hari uburenganzira riha abaturage, hari inshingano riha abayobozi, rikanatanga umurongo ku makuru ashobora kudatangazwa kugira ngo umuntu ntabe yagira impungenge z'uko ibyo agiye gutangaza bitemewe. Ingingo za 33 na 34 mu itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho nizo zikubiyemo iri tegeko ryo kubona amakuru no kugaragaza ibitekerezo by'umuntu. Muri iri tegeko ntihagaragaramo uko umuturage yabyitwaramo mu gihe yabahohotewe n'umuyobozi kubwo amakuru yatanze, gusa ngo hakuyambazwa andi mategeko biramutse bibayeho. Nyamara ariko ngo harabagira ngo iri tegeko rikurishwa n'abanyamakuru gusa, kuko ngo nubwo nta muturage urarega ubuyobozi ko bwamwimye amakuru, birashoboka ko ari uko ubu burenganzira batazi ko ari ubwabo, kandi bikabishingana ku bayobozi mu gutanga amakuru. Kuba hari bamwe mu bayobozi usanga hari amakuru baha itangazamakuru rya leta bakayima ibyigenga, urwego rw'umuvunyi ruvuga ko ngo iyo ari imyumvire ariko igomba kuzahinduka kuko ituruka ku kuba itangazamakuru ryigenga nta gihe kinini rimaze rikorera mu Rwanda. Fulgence Hakizubera, Lemigo TV. Arakoze Fulgence Hakizubera. Twamutse tukajya no mu ntara y'Iburasirazuba. Ubwo hibukaga ku nshuro 21 Jenoside yakorewe Abatutsi, guverineri w'intara y'Iburasirazuba yabwiye abitabiriye iki gikorwa cyo kwibuka Abatutsi biciwe muri Rukumberi ho mu karere ka Ngoma ko gufasha abacitse ku icumu batishoboye ko bikwiye gukorerwa ku rwego rw'umudugudu n'umurenge aho gutegereza ko bikorwa ku rwego rwa leta. Atanga ubuhamya ko yicwa ry'Abatutsi bataye mu kiyaga cya Mugesera, uyu waharokokeye avuga ko babazwa no gukoresha amazi y'iki kiyaga kandi abatwariye abavandimwe. Inkuru ya Edi Mwerekande. Umurenge wa Rukumberi uherereye mu karere ka Ngoma intara y'Iburasirazuba. Ubwo hibukwaga Abatutsi biciwe muri ako gace abandi bagatabwa mu kiyaga cya Mugesera, guverineri w'intara y'Iburasirazuba wa Maria Odette yavuze ko abantu bakwiye gufasha abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi batishoboye aho gutegereza leta. Twihaye intego tukavuga tuti twibutse ku nshuro ya 21 tugifite umuntu udafite icumbi rikwiye, cyangwa tugifite incike idafite uwatuma umuba hafi, tukiyemeza icyo tukakigira umuhigo wacu w'umudugudu cyangwa w'akagari, abahavuka abandi bantu b'abayobozi dusanga twebwe ari byo bizafasha kurenza gufata ibibazo dufite tukabishyira ku rwego rw'igihugu, rimwe na rimwe ntibinarangire. Abantu bagiye bishakamo ibisubizo by'umwihariko kandi twarabibonye muri iki. Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, imbaraga z'urubyiruko zakoreshejwe mu gusenya igihugu. Guverineri wa Maria Odette asanga urubyiruko rukwiye gukoresha imbaraga rufite mu kubaka igihugu ndetse no kwanga icyabasubiza inyuma. Muri kiriya gihe cya mbere ya 94 mwagize ibyago, hari bagenzi banyu b'urubyiruko bakoresheje nabi imbaraga bari bafite nk'urubyiruko mu rwego rwo kubaka igihugu, bagakora Jenoside cyangwa se bakivanga muri ibi bibazo. Ariko urubyiruko rw'uyu munsi rukwiye kwishimira yuko n'ababohoye iki gihugu bagahagarika Jenoside bari urubyiruko kimwe namwe. Ibyo ngibyo bikaba imbaraga zo kuba ari mwebwe mufata iya mbere nk'urubyiruko mukanga icyo ari cyo cyose cyabasubiza inyuma. Bizimana Jean Damascene ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNLG, ngo ashingiye ku nyandiko yagiye asoma abona Jenoside yarateguwe kera. Atanga urugero ku rwandiko leta y'icyo gihe yandikiye ibitaro bya Kabgayi muri 73 rukaba rwari rushingiye ku ivangura ryakorewe Abatutsi. Nasomye inyandiko nyinshi, noneho nza guhura n'urwandiko rumwe rwo muri 73 bamanitse amazina y'abanyeshuri b'Abatutsi bagomba kwicwa no kwirukanwa, ndetse no kuri za serivisi zimwe na zimwe z'akazi nanone bamanika amazina y'abakozi b'Abatutsi bagomba gutaha cyangwa bakabica. Nawe rero ku ibaruwa y'ibitaro by'i Kabgayi aho banditse ngo amazina y'Abatutsi ari ku lisiti ikurikira
bahite bava mu bitaro by'i Kabgayi aka kanya abakozi. Noneho hakurikira amazina y'abakozi 27. Iyo nyandiko uko isoza niko gutangaje. Isoza ivuga ngo umwihariko tugira ngo tubwire umuganga uyobora ibi bitaro by'i Kabgayi Dr. Dozuter ngo turagira ngo tubabwire ko muri iki gikorwa turiho dukora twebwe mwe mugomba kutabyivangamo, wowe uyobora ahantu ntubyivangemo. Bagakomeza u Rwanda n'urw'abahutu n'urw'umuhutu n'urw'umuturage w'umuhutu, ntabwo ari urw'umuzungu n'umututsi we. Abitabiriye gahunda yo kwibuka muri Rukumberi jenoside yakorewe abatutsi bagiye gushyira indabo no kunamira abatutsi barushywe mu kiyaga cya Mugesera, nyuma bagana ku rwibutso mu rwego rwo kunamira no gushyingura imibiri y'abatutsi igera kuri 5 yabonetse nyuma yo kwibuka ku nshuro 20 jenoside yakorewe abatutsi. Uyu musaza yitwa Kayihura François yarokokeye mu murenge wa Rukumberi. Mu buhamya yatangiye ku kiyaga cya Mugesera yavuze ko cyatwaye umubare munini w'abatutsi, ariko bakababazwa no gukoresha amazi y'icyo kiyaga kandi cyarabatwariye abavandimwe. Abacu bazize jenoside bagwa mu kiyaga, iki kiyaga cyacu cya Mugesera cyamize benshi tutagira umubare tubona twagereranya, kumva tubabaye niyo tunywa amazi yacyo rimwe na rimwe, ariko tubona yuko abacu bazize jenoside ariho bari cyane ko turebye n'ibindi biyaga nk'Akagera nako katwegereye tukakayitaho, twibwira yuko hariho n'abacu bakagiyemo kuko bari batuye ku nkengero yako, ko karabahitanaga kakabajyana ntawamenyaga iyo kabagezaga. Uretse iyi mibiri y'abatutsi igera kuri 5 yashyinguwe ubwo hibukwaga ku nshuro 21 jenoside yakorewe abatutsi, urwibutso rwa Rukumberi rushyingwemo imibiri y'abatutsi irenga 35,000. Uru rwibutso ariko rwagiye ruvugwaho kutitabwaho, ndetse ko hari n'amasanduku abitse imibiri y'abatutsi yangijwe n'amazi y'imvura. Edi Mwerekande, Lemigo TV. Arakoze Edi Mwerekande ko agiye kudukomereza ku nkuru ivuga ku bakozi bakora akazi ko gukata imbaho mu gakinjiro ka Gisozi bavuga ko bahura n'ingaruka zo kuba badafite ubwishingizi mu gihe bahuye n'ikibazo cy'impanuka mu kazi bakora. Ubuyobozi bwa koperative itunganya ikanacuruza imbaho Adarwa buvuga ko impamvu abakozi badafite ubwishingizi biterwa nuko ari abakozi badahoraho kuko bamara kubyiga bakajya kwishingira akazi kabo. Edi Mwerekande dukomereze. Aba bakozi bakora akazi ko gukata no gutunganya imbaho mu gakinjiro baravuga ko bafite imbogamizi zishingiye ko badafite ubwishingizi mu gihe bagiriye impanuka mu kazi. Ikibazo cy'ubwishingizi hano ntabwo twiyewe tubona gusabwa buri gihe, ariko ntabwo tubibona. Rero nta bundi bwishingizi tugira, ntabwo babitwemerera na rimwe, barabyanze rwose, nta bwishingizi tugira muri iyi. Rero sinzi amaherezo yariyo, niba tuzakomeza tukamera gutya. Twebwe nyine kubera ayinda uremera ugakora, ariko nta bwishingizi. Iyo umuntu akomeretse usanga ari ikibazo ntavurwa, usanga ari ikibazo abantu bakunze kugira asiranse. Abo banyamuryango rero bakagombye kudushyira muri asiranse. Imashini iragusha hano ni ukwirwariza, nta muntu n'umwe uba muri asiranse no mu bakozi babo. N'abandi bakozi babibasabye kuva kera, ariko kereka ari nka leta ibikoze ko ntago umuntu ku giti cye ntago ashobora gushyira umukozi muri asiranse. Ni kuvuga hano turakora, iyo ikuriye urirwariza cyangwa se bakakuvuza bikarangirira, ariko icyo gihe usigarana ubumugaye. Byaba ngombwa wenda niyo bajya badukata make kuyo dukorera, ariko ukayibona, kuko iyo uramutse usigaranye ubumuga nta kintu ubasha, n'igihe nta kintu ubasha kwikorera. Badushishikariza kuba umuntu yakagombye kuba afite mituweli, ariko n'ubusanzwe agakwiye kuba nk'ubwishingizi, nk'umuntu ukoreramo hano akaba afite ubwishingizi bwa hano nyirizina, ku buryo ahuye n'impanuka yahita afatwa na bwa bwishingizi bwa hano muri iri soko. Uretse ikibazo cy'ubwishingizi mu gihe bahuye n'impanuka mu kazi, abakozi banavuga ko babangamirwa n'ivumbi rituruka mu ibarizo bitewe n'uko badafite udupfuko two ku mazuru tuyungurura umwuka wo guhumeka. Ibi nabyo ngo bikaba bishobora kubagiraho ingaruka mbi. Nabyo ni ikibazo, ariko turabyihanganira. Iyo uvuga nabi urihangana, ukivuza, ukagira gute, ariko nta kintu badufasha muri kano kazi. Nubwo abakozi bo mu mbaho bakorera ku Gisozi
mu karere ka Gasabo bifuza guhabwa ubwishingizi mu kazi. Ubuyobozi bwa koperative ya Darwa buvuga ko impamvu ituma abakozi batarahabwa ubwishingizi ari uko abakozi badakunda kwamara igihe kirekire, ngo bitewe n'uko iyo bamaze kunguka ubumenyi bajya kwihangira akazi kabo bwite. Dufite ikibazo cy'abakozi bakora aha ngaha kuko abenshi ni abantu baza hano tukabigisha kubaza, bakaza batabizi. Twigisha benshi baturutse mu Rwanda hose, baba nta bindi byinshi bazi. Twamara kubigisha twigishijwe n'abanyamuryango bacu, ubwo bakavuga bati ubwo tumaze kubimenya reka tujye gushaka aho tubona amafaranga menshi nubwo n'abandi babaha amafaranga. Bigatuma rero duhorana kenshi mu matore hahoranwa abakozi bahinduka. Icyakora ahubwo icyo kibazo kikaba gihari, tukaba twarakivuganye n'abanyamuryango bacu, bakaba biteguye kugira icyo bakora ngo bafashe abantu bahaguma batagenda cyane muri za siranse. Ku rundi ruhande, nubwo abakozi basaba udupfuko tw'amazuru tuyungurura umwuka bahumeka, umuyobozi mukuru wa Darwa Gashayija Justin avuga ko ahubwo aribo batadukunda, dore ko tunahari muri stoke. Ibyo twarabitekereje, tubwira abanyamuryango bacu ko bagomba kubaho utuntu bapfuka ku mazuru no ku munwa. Turatugura tudushyira ku biro byacu, babyambaye iminsi 2 barabireka babikuramo, n'ubu hari bibitse batacyambara. Nimwe navugaga biterwa n'imyumvire, ntago bazi yuko hari ikibazo, usibye ko nasaze nibarizo ritagira inkurikizi nyinshi, ariko banze kutwambara, n'ubu hari aho bibitse banze kwambara. Akazi ko gutunganya no gukata imbaho abagakora bavuga ko ari ingirakamaro kuko kabinjiriza amafaranga ku buryo bashobora gutunga imiryango yabo batitaye ko ari akazi gasaba ingufu nyinshi. Edi Mwerekande, Lemigo TV mu karere ka Gasabo. Arakoze Edi Mwerekande. Twerekeza mu nkuru zivuga ku buzima. Kudashobora gutera inda ku bagabo kandi nayo nzira yo kubona umwana uba wifuzwa ni ikibazo gihangayikisha imiryango myinshi, ndetse gishobora no kuba intandaro hagati y'abashakanye gusenyuka kw'ingo zabo. Akenshi bakaba banibeshya ko buri gihe iyo bashakanye babuze urubyaro biba bituruka ku mugore, ariko ibi si byo namba, kuko n'umugabo ashobora kuba ingumba. Bukize Ange Pascal yaganiriye na Dr Gatsinga, inzobere mu buvuzi bw'imyanya myibarukiro, atubwira zimwe mu mpamvu zatera ubugumba ku bagabo. Iyo umugore abyaye abakobwa baravuga ngo umugore aciye umuryango, umugore abyaye abakobwa gusa. Nk'uko imwe mu myumvire y'Abanyarwanda ivuga ngo umugore niwe ugena igitsina cy'umwana, nk'uko umubyeyi amaze kubivuga. Abaganga bavuga ko atari ukuri. Uretse ko umubyeyi yabyara igitsina kimwe, hari n'ubwo umuryango utabasha kubyara, nabyo bikaba byakitirirwa umugore. Nyamaze ngo n'abagabo baba ingumba nk'uko Dr Gatsinga bivuga. Ubugumba ku bagabo bushobora guterwa n'impamvu nyinshi. Kugira ngo umugore asame akeneye intanga z'umugabo. Izi ntanga rero kugira ngo zizagere aho zigomba kujya, zigira urugendo rurerure. Ikintu cya mbere, izi ntanga zigomba kuba ziriho, zigomba gukora urugendo zigomba gukora kugira ngo zizagere aho zagenewe gufekonda, zagenewe guhura n'intanga y'umugore. Kuri uru rugendo rero umuntu ashobora gukuramo impamvu nyinshi. Hari umuntu ushobora kuba yaragize ibibazo, hari nk'abantu barwaye amashamba murayazi, nibyo bita oreillon. Bariya bantu hari igihe baba batagifite, iyo barwaye amashamba bakiri batoya, hari igihe bigira ingaruka ku dusabo tw'intanga twabo, ku buryo tuba tutagikora izo ntanga. Ni ukuvuga rero ngo ntaziriho. Niba ntaziriho, ntizizagera iyo zigomba kujya. Hariho n'imiyoboro zigomba gucamo. Iyo miyoboro ishobora kuba ifunze, iyo miyoboro ishobora kuba ifitemo infection, ku buryo intanga zikiri ntoto ziciyemo ziba infecté, zikarwara, ntizagire capacité, ntizagire ubushobozi bwo kuba zagenda ngo zahure n'intanga y'umugore. Hariya ku nkondo y'umura hashobora kuvuka amantikoro, abo basirikare bazi intanga za Paul, zikaba atari za Andrea,
zigahora zicunze, intanga za Paul zaza zikazica, zaba ari za Andrea zikitambugira ko ntizizizi. Ni ukuvuga rero yuko hari kugira intanga, hari kusohora intanga, hari no gukomeza kw'intanga. Icyo gihe bavuga yuko ari umugabo uri ingumba. Ariko umugabo ashobora kuba ingumba ku mugore runaka, yagera ku wundi ntabe ingumba. So gusa turebye babasirikari sont des anticorps antispermatozoïdes spécifiques. Mu Rwanda siho havuga kubura urubyaro gusa, nkaho mu Bufaransa nk'uko tubikesha urubuga rwa Dectimo, 5 kugera ku 10% by'ingo zibana bahura n'ikibazo cyo gutwita mu gihe babyifuza. Naho 1/3 muri izo ngo bakabura urubyaro bigaturuka ku bagabo. Abagabo bakaba bagira imbogamizi zituma intanga zabo zidashobora kugera ku mura. Bimwe kandi mu bituma habaho ubugumba ku bagabo harimo nk'uburwayi bukomoka ku ndwara ya diabete kuko yonona imitsi, maze umugabo ntabe yagira ubushake bwo gutera akabariro. Hari indwara ijyana no kubyibuha bikabije no guhindagurika kw'imisemburo yo mu mubiri w'umugabo. Ubugumba ku mugabo bushobora guterwa no kudakura neza kw'imyanya myibarukiro, bityo ntikore nk'uko bikwiriye. Ubugumba ku bagabo kandi bushobora kuba ari uruhererekane mu miryango. Nyamara hari ubwo ubugumba bukira, cyane cyane iyo ukurikije inama nk'izi dogiteri atugira, harimo nko gukoresha amasuzuma abazajwe n'indwara zikomeye nka malaria ndetse n'abana bavuka badashyitse. Gutanga amaraso no gutanga ubuzima. Ko hari n'abantu barwara Lemigo TV. N'udusabo tw'intanga tukaba twapfa iyo bativuje hakiri kare. Ni ukuvuga ngo ufite ikibazo mu myanya ndangabitsina bikenewe yuko ukijyana kwa muganga hakiri kare. Ko hari igihe uzajyayo amazi yararenze inkombe. Umuntu akirinda no gusambana. Parce que umuntu wandura izo ndwara zo mu bitsina n'abantu basambana. Ko adasambanye ntaho yazikura. Ariko kandi bishoboka ko umugabo atashobora kubyara bitewe no gukoresha imwe mu miti nka simetidine, cyangwa bigaterwa na bumwe mu buryo bukoreshwa mu kuvura za kanseri buzwi nka chimiotherapy, ndetse tutirengagije no kurya indyo idakize kuri acide folique ikunze kuboneka mu nyanya. Nyuma ya bimwe mu byatera ubugumba ku bagabo, umuntu wese ufite ikibazo cyo kutabyara yakwihutira kwegera abaganga babishinzwe bakamugira inama ku bijyanye n'imyororokere, kandi akavurwa hakiri kare kuko indwara nyinshi mu zitera ubugumba ziravurwa kandi zigakira burundu. Ange Pascal, Lemigo TV. Turagushimiye Ange Bukize Pascal utugejeje inkuru ivuga ku buzima. Tukomeje mu yandi makuru, nka bumwe mu buryo bwo gutwara abantu n'ibintu bweme mu Rwanda, abakora akazi ko gutwara abantu ku magare bavuga ko kwibwa amagare yabo ari imwe mu mbogamizi bahura nayo mu kazi kabo. Umuyobozi w'imwe muri koperative y'abanyonzi avuga ko nk'ibindi binyabiziga bahawe amaplaque byatuma bakurikirana amagare yibwe. Bogarise Bushishi adufitiye inkuru ku buryo burambuye. Abakora akazi ko gutwara abagenzi ku magare bakorera mu murenge wa Gatsata bavuga ko mu kazi kabo ikibazo cyo kwibwa amagare kibabera imbogamizi. Ibi akenshi bikaba bikorwa n'abatekamutwe bababeshya ko bagiye kubaha ikiraka maze bakibwa amagare yabo. Ubwo twaganiraga na bamwe mu banyonzi bavuga ko iki kibazo bakizi kandi ko gikunda kubabaho cyane cyane ku bakiri bashya muri uyu mwuga wo gutwara abantu ku magare. Uyu ni Hakizimana Fordward yibwe igare n'abo batekamutwe. Aha arasobanura uko byagenze. Amagare kuyiba rero umuntu atwara umugenzi akajya agenda amubeshya amubwira ibintu, noneho akaza kumushiduka yaritwaye. Ukuntu byagenze nyine nge nari ntwaye umuntu nyine w'umugenzi, nari muvanye Karuruma muzanye hariya ku Bigega. Twahageze none arambwira ati uri umwana mwiza ngw'ikiraka ntabwo uri umujura. Ndamubwira ati ngiye kabisa ndi umwana mwiza. Nuko arambwira ati tugenda hararuguru ku Bigega ngo amavuta unjyanire mu Kagera, ngiye nkora mu Kagera. Noneho turagenda arambwira ati ariko ndibutse yuko gupakirayo bitemewe, tereka ngo uhamagarire umuntu agenda yaguhe, noneho wowe uraza yapakirire hano. Nuko bigenda gutyo turajyana. Uwo muntu niba bari babivuganye ubwo simbizi, ubwo twarajyanye ngarutse igare nyine ubwo nsanga riragiye. Nuwo tujyanye ubwo nyine yarambwiye ati subirayo ariko aguha imifuka tuyaterekemo. Ubwo naraje nje kumubaza amafaranga ngo tugure iyo mifuka, ndamubura. Nsubiye n'uwo ngo kureba aho nari musize, ndamubura. Biba bigenze gutyo nkomaho nyine ngura irindi.
iki kibazo si abanyonzi gusa kiremerera kuko n'abayobozi b'amakoperative babarizwamo bavuga ko uku kwibwa amagare bidindiza iterambere ry'abanyamuryango babo ndetse na koperative muri rusange. Habumuremyi Leonidas ni umuyobozi wa koperative Kora Wigire Taxi Velo ikorera mu Gatsata. Avuga ko imwe mu nzira zakemura iki kibazo ari uko amagare nayo yahabwa plaque nk'uko ibindi binyabiziga bizifite. Akavuga ko ibi bikozwe byagabanya ubujura bw'amagare kuko babona uko bakurikirana igare ryibwe. Ariko cyane cyane imbogamizi duhura nazo nuko igare naryo mu bindi nta plaque rigira. Neno rya gare iyo ryibwe cyane cyane nk'abateka mitwe baza bakiba amagare bakayatwara kugira ngo uzakurikirane igare rifate ritagira plaque ikimenyetso kiriranga. Ni ingorane, ni nazo mbogamizi cyane dukunda guhura nazo mu muhanda mu kazi ka buri munsi, ni iryo ryibwa ry'amagare. Leonidas akaba akomeza asaba ko ababishinzwe ko baha amagare plaque nk'ibinyabiziga bikorera mu Rwanda mu buryo bwemewe n'amategeko, cyane ko uretse kuba bakurikirana igare ryibwe byatuma n'igare ryateje ibibazo mu muhanda ryakurikiranwa rigafatwa. Tukaba tusaba nabwo niba byashoboka niba igare ryagira plaque ku buryo ryakwibwa rikajya gikurikirana, cyangwa se niba igare ryagira ikibazo bakamenya ngo igare ryambaye plaque iyi n'iyi ryagize ikibazo. Nizo mpungenge tugira duhura nazo. Twagize amahirwe natwe tugira uburenganzira mu gihe cyari gishize kitari gito igare ritemerewe gutwara abantu muri kaburimbo cyane mu mihanda minini. Twagira ngo rwose icyo cyizere batugiriye igare naryo rigira uburenganzira nk'ikindi kinyabiziga mu muhanda ku buryo nta rurihutaza. Amagare nka bumwe mu buryo bwo gutwara abantu bikaba byaremejwe ko agaruka mu muhanda ku itariki ya 18 Nyakanga mu mwaka wa 2014 na Perezida wa Repubulika nyuma yo kwakira indahiro za bamwe mu bagize guverinoma. Akaba yaravuze ko atumva impamvu amagare yaciwe muri kaburimbo. Bogar Sebushishi, Lemigo TV. Arakoze Bogar Sebushishi. Akaba no dusoje amakuru twatateguriye yo mu Rwanda, ariko mbere yuko twambuka hakurya y'imbibi z'u Rwanda tujye kwamamaza. Ubwuzu bw'umuryango, uburyohe budasanzwe, ubwiza buvanze n'ingano nyafurika, itandukaniro utasanga ahandi. Spaghetti Silva wayisanga mu masupamaketi cyangwa mu maduka yose akwegereye. Spaghetti Silva. Mu makuru y'amahanga tugiye guhera mu gihugu cyo muri Somalia ivuga ko hatezwe igisasu mu modoka y'abakozi b'umuryango w'abibumbye ishami ryita ku bana UNICEF, aho bari muri iki gihugu mu kubungabunga ubuzima bw'abana bato. Jackie Nyiridandi. Nibura 10 nibo bishwe ubw'abakozi b'umuryango w'abibumbye bari muri bisi yari yatezwemo igisasu mu gihugu cya Somalia. 4 bakora mu ishami ryita ku bana UNICEF bari mu bahitanywe n'iki gisasu. Abarwanyi ba Al-Shabaab baherereye mu gihugu cya Somalia bigambye iki gitero. Iki gitero cyagabwe mu gihe aba bakozi bari berekeje mu biro byabo i Garowe bavuye aho bari bacumbitse. Ubusanzwe uru rugendo rumara iminota 3 mu modoka. Aba barwanyi bafite ubufatanye na Al-Qaeda bakomeje kugaba ibitero mu gihugu cya Somalia ndetse n'ibindi bihugu biri mu nkengero z'iki gihugu mu rwego rwo gucengeza amahame ya Islam ndetse bakanahirika ubutegetsi bwo mu gihugu cya Somalia. Mu yandi makuru avuga mu mahanga nuko amashusho atagenzuwe yashyizwe ahagaragara yerekana abarwanyi ba Islamic State barasa abakristo 30 baherereye mu gihugu cya Libya. Abo bakristo bakaba barabanye Ethiopia. Aya mashusho akekwaho kuba yarashyizwe ku mbuga nkoranyambaga n'abahezanguni. Mu gice cya mbere cy'amashusho abarwanyi ba Islamic State bitaga abo bakristo abarwanyi b'intambara ntagatifu. Muri ayo mashusho hagaragaramo abagabo 15. Ikindi gice kirerekana umubare utari muke w'abagabo bari kugenda mu butayu imbere yuko baraswa ku mitwe. Ayo matsinda y'abagabo uko ari abiri bari bazwi ku mazina y'abaramyi b'umusaraba mu rusengero rw'Abanyetiyopiya. Aya mashusho arangira aburira abakristo kujya mu Kisilamu cyangwa bakishyura amafaranga yo kurinda umutekano wabo. Aba barwanyi ba Islamic State bigaruriye uduce dutandukanye two muri Iraq, Syria, ubika biri kugenda yigaruye ibindi bice byo muri Libya. Abayobozi bo muri Libya ntacyo bahise batangaza muri uwo mwanya ayo mashusho yashirwaga ahagaragara
ndetse n'abayobozi bo muri Ethiopia nabo ku ruhande rwabo ntacyo batangaje ndetse ntibemeza niba abo bantu bagaragara muri ayo mashusho koko ari abaturage bo muri Ethiopia. Tukiri muri Libya, abayobozi ba Libya barahamagarira igihugu cy'Ubutaliyani kubafasha mu gihe iki gihugu gihanganye n'ubwiyongere bw'abinjira bitemewe n'amategeko muri iki gihugu. Jackie Nyiridandi. Muri centre ya Misrata mu majyaruguru y'igihugu hamaze gutura abagera ku 1000 nk'uko bitangazwa na Saleh Abu Dabus, umuyobozi w'ibiro bishinzwe gusora abinjiye mu gihugu ku buryo butemewe n'amategeko. Yagize ati, dufite ubwoba ko mu gihe kiri imbere niba leta itagize uruhare rugaragara, imiryango itandukanye ishinzwe kwita ku kiremwa muntu ndetse n'imiryango irebwa no kurwanya abinjira mu gihugu bitemewe n'amategeko idashyize hamwe ngo irebe uko yagenera nibura uko abantu babaho, ko hazaba ihungabana ry'ubukungu ndetse n'imibereho mibi kuri aba bantu n'igihugu muri rusange. Abenshi batuye muri iyi centre batangiye urugendo baturutse muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara bagamije kwambuka inyanja ya Mediterane berekeza i Burayi. Abdel Rashid Al Nur ni umwe mu baje muri iri tsinda mu cyumweru gishize. Yahunze kubera umutekano muke uri mu gihugu avukamo. Yagize ati, nari umunyeshuri niga kandi ntuye muri Somalia. Igihugu cyanjye kiri mu ntambara nta cyiza kirimo. Rero nahisemo kwambuka nkerekeza i Burayi. Ubwiyongere bw'abinjira mu gihugu banyuze muri Mediterane burakekwa ko bwaba buterwa n'umutekano muke uri mu bihugu nka Somalia, Eritrea, intambara y'urudaca muri Syria ndetse no kugwa ku itegeko muri Libya. Jackie Nyiridandi, Lemigo TV. Naho muri Espagne, umwarimu yishwe n'umunyeshuri witwaje icyuma n'imbunda byo mu bwoko bwa masotera. Jackie Nyiridandi aradukomereza. Uyu mwana w'imyaka 13 bivugwa ko yabanje gusagarira umwarimu w'umugore n'umukobwa we nyuma yo gutangira amasomo kuri uyu wa mbere. Ibi byabereye ku ishuri rikuru rya John Foster riri mu mujyi wa Barcelona. Hari amakuru avuga ko uyu munyeshuri yakomerekeje undi mwarimu w'umugabo waje gutabara nyuma yo kumva urusaku rutabaza. Hari abandi bantu 4 bakomeretse. Amategeko yo muri Espagne nta hantu umuntu ukoze icyaha ari munsi y'ubukure, bivuze ko uyu mwana atazakurikiranwa n'ubutabera. Jackie Nyiridandi, Lemigo TV. Dushimire Jackie Nyiridandi wadukusanyije amakuru yo mu mahanga, akaba no dusoreje amakuru muri rusange, ariko mbere uko dutandukana reka twibukiranye ingingo z'ingenzi amakuru yacu yibanzeho. Bamwe mu Banyarwanda baba mu gihugu cya Afurika y'Epfo baravuga ko nibwo nta munyarwanda urahohoterwa mu gihe imvururu hagati y'abenegihugu n'abanyamahanga zikomeje bafashwa kugaruka mu Rwanda. Naho ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB kiravuga ko nyuma y'imyaka 2 hashyizweho itegeko ryo kubona amakuru na n'ubu ritarubahirizwa uko bikwiriye. Dukomeje no hanze y'u Rwanda mu gihugu cya Libya, amashusho atagenzuwe yashyizwe ahagaragara yerekana abarwanyi ba Islamic State barasa abakristo 30 b'Abanyethiopia baherereye muri icyo gihugu cya Libya. Dukomeje no muri icyo gihugu cya Libya, abayobozi muri icyo gihugu baramagarira igihugu cy'Ubutaliyani kubafasha mu gihe iki gihugu gihanganye n'ubwiyongere bw'abinjira bitemewe n'amategeko muri iki gihugu. Mwizina ry'abanyamakuru bose ndetse na equipe technique twafatanyije kugira ngo tubageze amakuru tumaze kubagezaho, reka tubashime mwese mwahisemo kurikira gahunda za Lemigo TV, twifuze kugira ibihe byiza.